nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana wowe turi kumwe wowe wahisemo gukurikira ibiganiro bya Tumenye TV. Aka kanya nanone nongeye kugusuhuza nkubwira nti kanda subscribe ndetse umanuke ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu umunsi ku wundi ujye ubibona uko bwije kandi uko bukeye. Meta Jerome Coach niwe muri kumwe aka kanya, tugiye kwiga byinshi, tugiye kureba byinshi. Ndagira ngo nongere nkubwire wowe ugeze hano bwa mbere kuri Tumenye TV ko ahangaha ari ahantu wigira byinshi, ukura ubumenyi bwinshi, kuko tureba ku bintu bigiye bitandukanye nk'uko ubibona muri screen. Tureba ku bintu bigiye bitandukanye, tureba kuri we offer only physical wellness, health life, aho tugira product zivura zikanarinda uburwayi butandukanye. Tukareba kuri financial wellness, aho tureba ibijyanye n'aho twakura amafaranga kuri wealth life, aho tugira variable job cyangwa se imirimo igiye itandukanye, valide cyangwa variable. Ibyo byose nibyo tugenda turebaho. Tukareba kuri mental wellness, ibyo byose tugenda tubirebaho. Donc twibanda ku bijyanye na relation of life cyangwa se dutokinga cyangwa tuvuga ku bijyanye n'ubuzima, tukagenda tureba ubumenyi, tureba product zigenda zivura abantu umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye. Ukaba uri kumwe na mentor coach Jerome. Tukaba tugenda tureba byinshi kandi bigiye bitandukanye. Ndakubwira ko hano naho nagutegura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nongera kukubwira ko muri iki cyumweru cyane cyane indwara turi kwibandaho dushaka kurandura ni indwara y'igifu, indwara yibasira igifu. Akaba ariyo ndwara dushaka kurandura kandi tukaba tumaze kugenda tubigeraho, kuko hari benshi bari kugenda bakira, hari benshi bari kugenda bamererwa neza ku bumenyi tugenda tubaha, kuri product tugenda tubaha, bakagenda bazikoresha, ubuzima buri kugenda neza. Nawe ufite ikibazo, nawe urwaye cyangwa se urwaje, ndakubwira yuko igifu cyawe kigomba gukira kandi kikamera neza. Aka kanya ngiye kukubwira byinshi ku bijyanye n'igifu nk'uko ubibona muri screen yawe. Turareba byinshi ku bijyanye n'igifu. Ndakubwira kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro cyangwa se n'ibingibi bikaza kugucika, hakazagira icyo ubura cyangwa se ubumenyi ubura. Ndakubwira nti kanda subscribe, ukande kukazogera, ibiganiro bijye bikugeraho. Reka shimire mwebwe mwamaze gukora subscribe, reka shimire mwebwe mugenda mutera comment, reka shimire mwebwe mugenda musharinga kugira ngo ibiganiro bigende bigera kuri benshi, kubari hirya no hino, hano mu Rwanda ndetse no hanze. Ndabashimiye cyane kandi muraba agaciro, mukomeze mubikore, ariko mwibuka gukanda subscribe, share, ndetse ariko mwibuka kutwandikira inbox naho mukeneye ubufasha, niko tugenda tubafasha. Rero dufite byinshi ku ndwara y'igifu, turongera kurebaho byinshi, ndetse finally turaza kureba umuti w'igifu nyirizina n'uburyo wawukoresha. Ndakubwira ngo wowe utangiye iki kiganiro uze no kugisoza, kuko hano uraza kuhakura byinshi bigenda bigufasha. Turaza kureba interuro, hari interuro nshaka kuza kuvugaho. Iyi nteruro ntibize kugucika, ni interuro nanone izagufasha byinshi, kandi nifuza yuko iki ni igitabo nifuza ko uzasoma, kuko ni igitabo kiri hano iki gitabo nifuza ko uzagisoma kandi ukagisobanukirwa, kuko kizagufasha byinshi. Utabashije kukibona, ni igitabo waca inbox, kirimo byinshi bigiye bitandukanye: uburyo wakora business, uburyo waba umuyobozi, uburyo wayobora, kandi n'uburyo wagenda ufasha benshi mu gihe donc wamaze kugira inshingano yo kuba manager cyangwa se manager yo kumanaginga ibyawe. Donc kino gitabo cyuzemo byinshi byo kugufasha. Ni igitabo nifuza ko wazasoma. Turaza kureba interuro imwe ivuga ngo practice first, come first. Practice come first. Iyo niyo nteruro nshaka tuza kuganiraho cyane, tuza kugarukaho. Turareba kandi nanone ku kintu nanone cy'ingenzi hano, aricyo nifuza ko tuza gukuramo ubumenyi cyane. Ni interuro nanone nifuza ko tuza kurebamo. Mu buzima hari ibiduca intege, aho tunyura, aho tugenda, ariko ndashaka ko tuza kureba ni ibiki byatuma utumbira, ni iki cyatuma utumbira maze ukazagera icyo dushaka hano.
ni uko ugomba kuzamuka ukagera ku ntego yawe kandi wiyemeje, ukaba miliyoneri, ukaba umutunzi ukomeye. Yego, ibyo nibyo twifuza kugeraho. Turaza kureba ibigenda biduca intege, hanyuma turaza kureba n'iki gituma noneho wakipinga kuzamuka, wazamuka ukabasha kugera ku rugero rukwiriye. Hanyuma turaza kureba umuti w'igifu. Ibyo byose nibyo tuza kugenda turebaho. Ndakubwira nti wowe utangiye ikiganiro uramenye, ntuze kugenda utarangije kino kiganiro, kandi ntuze kugenda udasharinze nibura abantu 20 cyangwa se 30 kugira ngo iki kiganiro babashe kugikurikira kuko ari ingenzi kandi cyane. Yes, icyambere rero ni ubumenyi, knowledge nizo twimirije hano imbere, kuko iyo twamaze kugira ubumenyi ni ibigenda bidufasha maze ubuzima bwacu bukagenda bumererwa neza. Nkunda kwibutsa ko intego yacu ari uko tugomba intego yacu cyangwa se moto yacu, we are market. Yes, we are market. Yes, turamaketinga, icyo nicyo dukora cy'ingenzi cyane, ariko muri moto yacu cyangwa se mu nsanganyamatsiko yacu ivuga iti work together, yes, grow together. Ni ukuvuga tugomba gukorera hamwe tukazamukira icyarimwe. Ni ukuvuga ngo niba tutangiye tukennye twese cyangwa se hari ubushobozi turimo buri hasi, tugomba kugenda tuzamuka, ariko antirike tuzagenda tukagera, antiri yuko tuzagenda tukagera ku iterambere kandi twese tukazamukira rimwe. Ndakubwira nti uno munsi joininga, utangira kutujoininga ni ugutangira ujoininga Tumenye TV, hanyuma ugasobanukirwa na byinshi. Hanyuma dufite business ugomba kumenya kandi ugomba kwitabira kujyamo. Our business is Edinox. Yes, niyo company nkuko ibona muri screen yawe. Iyi ni company izagufasha byinshi, uzasangamo product zigiye zitandukanye, byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma guturuka mu Buhinde tukagufasha, uzadusanga ku Gisozi aho dukorera. Yes, ushaka kutwandikira kuri nimero tukakuyobora ya 078 110 934. Iyo niyo WhatsApp. Ushobora no kuduhamagara ukeneye product, ukeneye ubufasha, ukeneye gusobanukirwa na byinshi, ukeneye guhura n'ubuyobozi. Ibyo byose turagufasha. Hano mu Rwanda ni ku Gisozi wadusanga, ndetse no mu ntara ushobora kubaza ku mabranche yacu, aho hose ushobora kwadusanga. Ndagira nkubwire ko muri Congo, aho naho ubaye muri Congo, ubaye uri mu Burundi, aho hose tuba duhari kandi tuba twiteguye kugufasha. Rero ndakubwira nti kora subscribe. Ikindi nuko nawe ushobora kuba umunyamuryango uno munsi wa none. Ibyo byose nibyo tugenda tugusobanurira, ukagenda usobanukirwa cyane cyane binyuze hano. Ubumenyi burahari kandi ubumenyi buhoraho, duhora tuvumbura byinshi mu gusoma ibitabo. Hano hari inzobere, abantu batandukanye uzagenda ubona bazagenda bagufasha. Ndakubwira nti kora subscribe, hanyuma dukomezanye. Sasa nawe reka tugaruke ku indwara y'igifu ariyo tugiye kuganiraho uno munsi, ndetse tugende tugera kuri byinshi ibyo twagiye tugutegura uno munsi wa none, ibyo twifuza kugeraho kandi ibyo twifuza gusobanukirwa. Hanyuma nanone indwara y'igifu reka tuyigarukeho, ndetse finally turaza kugenda tureba n'umuti wayo. Uno munsi wa none ushobora kuba ufite, ndagira nkubwire ko igifu gitangirira nanone mu kanwa. Ukimara kurya ibyo kurya, donc bikaba biri mu kanwa, bimanuka mu ruhogohogo cyangwa se donc bimanuka mu ruhogohogo, bikamanuka hanyuma bikaza kugera mu gifu. Iyo niyo nzira donc igifu gitangira mu kanwa, uko ibiryo bimanuka ndetse bikaza kumanuka bikagera mu gifu. Hari ubwo rero igifu ujya kumva bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, bitewe n'ibyo kurya wagiye urya, bitewe n'ibyagiye byivumbagatanya mu mubiri, cyangwa ibyo dukunze twita free radicals cyangwa se libre radical. Cyane cyane ibyo kurya by'uno munsi byononekaye, bihingishijwe imvaruganda, hari ubwo biba ngombwa ko igifu kiba atake cyangwa se kikarwara. Ugatangira kumva mu gifu hakurya, ugatangira kumva harimo uburyaryate, ugatangira kumva kubona uturi mibi, donc ugatangira kumva donc hari impinduka zagiye ziba mu gifu cyawe, kandi izo mpinduka zidasanzwe zikubuza amahoro.
rero iyo ugiye kwa muganga hari ubwo bakubwira ngo harimo amaside menshi, bakakubwira ngo igifu cyarapfukaguritse, bakakubwira ngo mu gifu harimo ibibyimba, ndetse ibyo bibyimba kenshi hari ubwo bigenda bikakugeza yuko byatangiye kumeneka, ndetse bikakugeza no kuri kanseri. Ushobora kuba waragiye kwa muganga bakaguha impamvu imwe n'imwe, bakakubwira ngo mu gifu cyawe harimo amaside menshi, yes, igifu cyawe cyarapfukaguritse, bakakubwira donc bashobora kuba barakubwiye impamvu iyo ari yo yose, cyangwa se nawe no munsi wa none ukaba uri kuribwa mu gifu ariko utazi impamvu. Igihe utaramenya impamvu, iyo uje turagupima tukamenya impamvu igifu cyawe kirwaye. Ikindi mu gihe nanone wagiye kwa muganga bakagupima, ibipimo bikaba byarerekanye indwara yawe ariko bakaguha n'imiti bikanga gukira, aho ngaho tuba twiteguye kugufasha kuko dufite umuti guturuka mu Buhinde mu ruganda rwa Refcare Phytolabs, tuguha maze umuti ukabasha kugukiza. Ndakubwira nti rero urwaye igifu, wigumye kuribwa n'igifu, wirindira yuko igifu cyawe kigumya kononekara, ejo kikakuviramo kanseri, kanseri ikakuviramo kubagwa, ndetse ukaba wanahasiga ubuzima. Ngwino tuguhe umuti ukire, ngwino tugufashe ubuzima bwongere kumera neza, kuko igisubizo kirahari kandi twiteguye kugufasha ubuzima bukagenda neza. Icya mbere rero ni ubumenyi. Yes, iyo wamaze kugira ubumenyi ntubukirwaye, ndetse ushobora kuba ndetse waragize ikibazo cya constipation, utakijya wituma bibabaye, donc bikuruhije, ndetse rimwe na rimwe ukazana amaraso. Ibyo nabyo bibaho, ariko ibyo byose ndagira nkubwire ko dufite umuti ubivura. Ngwino tugufashe ubuzima bwongere kumera neza, wongere kumva donc umeze neza, kandi wongere kumva ubuzima bwawe buhagaze neza. So icya mbere rero byo tugiye kureba ni byinshi. Mu kanya ndagaruka nkwereka igisubizo tugufitiye ku kibazo cy'igifu. Wowe ukirwaye, uramenye nturivinge, uramenye ntugende, ahubwo ugumana natwe, ukomeze wiga byinshi kandi usobanukirwe na byinshi. Rero ndagira ngo nongere nkubwire ko icya mbere hano ni ubumenyi. Igitabo nshaka ko usoma, uzasoma ni iki gitabo, ariko ndagira nkubwire ko iyi nteruro nayo none, icya mbere buriya nakubwira ngo practice comes first. Icya mbere buriya ni ugukora ibikorwa, ni ugukora pratique. Plus wimenyereza, plus wagize ubumenyi, ubwo bumenyi ukagenda ubushyira mu bikorwa, nibwo buzaguha umusaruro. Niba hari ibyo utekereza, niba witegura gutangira business ukaba uri kubitekereza, ndakubwira ntigira vuba, utangire ugende ukore practice, utangire ugende ukore ibi, donc ukore icyo uri gutekereza. Ibyo uri gutekereza mu mutwe wagerageza ugende ubikore, hanyuma numara kubikora uzakuramo ubumenyi, donc nibyo inzira izagenda ikugeza ku iterambere. Ndakubwira ngo uno munsi wa none ibyo uri gutekereza, donc koresha igihe cyawe neza, ugende ubishyire mu bikorwa. Igikenewe cyane ni ibikorwa. Ibitekerezo wamaze gutekereza, genda ubishyire mu bikorwa. Hanyuma rero uno munsi wa none ingingo nanone nshaka ko tugarukaho cyane, kandi nshaka ko ingingo tuyivugaho. Birashoboka ko hari ibyo watekereje gukora, birashoboka ko hari ibyo wifuza kugeraho, ndetse hari ibyo wifuza kugira, ariko hari byinshi bigenda biguca intege. Nk'ubu buzima duhura na byinshi bigenda biduca intege. Ibigenda biduca intege ni abantu tubanye, abantu tubana, abo ngabo les peuples cyangwa se pupils, the pupil, yes, aba ngaba bagenda baduca intege. Yes, umunsi ku wundi ugatangira ukavuga uti ngiye gukora ibi ngibi, ariko umuntu akaza akakubwira ati no, gira gutya, cyangwa se ibyo wakoze ni ibiki. Ariko ndagira nkubwire yuko hari impamvu imwe tuza kureba, ndetse igomba gutuma utagomba gucika intege. Iyo mpamvu ni iyihe? Niyo ushaka ko tuza kugeraho. Ikindi kiguca intege ni ukugira ubwoba, cyangwa se fear, cyangwa se peur mu gifaransa. Ibyo ni ibintu nabyo bishobora gutuma utagera aho ugomba kugera. Ibyo bishobora gutuma wumva buri munsi utameze neza, bikakudindiza. Ibyo nabyo turaza donc turaza kureba impamvu imwe rukumbi yatuma iki nacyo ubasha kugitsinda, ukazamuka ukagera ku ntego yawe. Ikindi tuza kureba ni uburyo na rejection, icyo twita rejection cyangwa rejection.
ukagira ibitekerezo byawe ukifuza ko bifatanya n'abandi, ariko abo ubwiye bakakubwira ati ibyo ngibyo urimo se ni ibiki, bakaguca intege ukumva nawe ucitse intege. Ariko turaza kureba ni iki wakora kugira ngo donc iyi rejection, aba bantu bagenda batumva ibitekerezo byawe, batifuza gufatikanya nawe, bakubwire ati ibyo uri gukora ni ibiki. Turaza kureba ikintu kimwe kigomba kubitsinda. Hanyuma ikindi tuza kureba ikindi ni doubt cyangwa se dute. Nawe uko ugenda donc uko ugenda uduta cyangwa se uko ugenda gushidikanya. Ndakubwira ko gushidikanya nacyo ari ikintu gishobora gutuma utagera aho ugomba kugera. Iki nacyo turaza kureba ni iki cyatuma uzamuka ukava mu gushidikanya, hanyuma ugakora ibyo ugomba gukora kandi ukabikora neza. Ni iki donc mu kiganiro tuvuga ni ukugumikiriza, donc bigatuma uguma mu byo ukora kandi bigatuma ubigendamo neza. So iki nacyo turaza kubireba, ni ijambo rimwe shaka kukubwira. Ikindi nanone ni fail. Ushobora kuba uri umuntu ubayeho igihe, cyangwa se ukaba utangiye, ukaba waragerageje ibintu byose, ariko ukaba warakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu byo ukora byose ugahora donc utsindwa, uba fail, weshuwa. Ariko ndagira nkubwire yuko utagomba gucika intege. Hari ikintu kimwe gusa rukumbi kigomba gutuma udagomba gucika intege, kandi kigomba gutuma uzaba ugomba kuba we. Nibwo ugomba kuba miliyoneri, ugomba kuba umutunzi ukomeye, ugomba kugeraho donc kuri destin yawe, kuri destin yawe, aho Imana yavuze ati ahangaha, donc aha niko kuri ipoje yawe, aha niho ugomba kwicara kandi mu gihe gikwiye. Icyo kintu turaza kukireba. Hanyuma ikindi kintu cyatuma uva mu ibi ngibi donc ucika intege, ni sosiyete tubayemo, donc abo ugendana nabo, aho uba, aho gukorana nabo, abo nabo ni imbogamizi. Kenshi bakubera imbogamizi, kenshi bagenda donc batuma ucika intege. Ariko hari ikintu kimwe kigomba gutuma udacika intege. Icyo kintu ni ikihe? Reka tuze turebe kw'iki kintu kigomba donc gutuma udacika intege. Ndakubwiza ukuri, ku iki kintu nuza kukimenya ukagisobanukirwa neza, ukakimenya, biraza kugufasha kandi bizatuma donc uba miliyoneri, ugera kuri ya destin yawe, ugera aho ugomba kugera. Ndakubwira yuko uri kumwe na mentor coach Jerome, nige turi kumwe ndetse turakomeza kubana. Ndakubwira ngo ntugende utamenye iki kintu, utamenye icyo ugomba gukora. Ndetse ndakubwira nti niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukande kukazogera, maze ibyiza nk'ibi ujye uhora ubibona umunsi ku wundi, uko bwije uko bukeye. Tugarutse rero, ariko nkubwira nti wigenda, ndaje nkubwire umwanzuro w'icyo ugomba gukora, conclusion y'ikiganiro y'icyo ugomba gukora. Reka nongere ngaruke kuri donc nakubwiye, twatangiye nkubwira ku ndwara y'igifu. Rero reka nze nkubwire umuti w'igifu, niwo ngiye kukubwira muri aka kanya. Hanyuma muri uyu muti uzawusanga muri Edinox e-shop, online business. Ariko nanone dufite ofisi ku Gisozi, aho niho uzadusanga. Hanyuma niba igifu cyawe cyararwaye, niba igifu cyawe kimeze nabi, niba kirimo amaside menshi, ndakubwira ko tugufitiye umuti wa stomach care. Iyi stomach care ku kibazo cy'igifu, ndakubwira yuko kabisa uyu ni umuti ubasha kuvura igifu cyawe, uko cyaba kimeze kose, uko cyaba cyarapfukaguritse kose, uko cyaba kirimo amaside kose, uko cyaba kikurya kose. Uyu ni umuti ukozwe mu bimera, wizweho n'abahanga, n'abashakashatsi, n'abavumbuzi, ndetse bawuha ibyangombwa mpuzamahanga ko uyu muti uvura kandi ukora. Watestinzwe hano mu Rwanda mu mavuriro atandukanye, mu mafarumasi, wemererwa gukoreshwa mu mafarumasi yose atandukanye hano mu Rwanda. Uyu ni umuti ukora kandi uvura, byemejwe yuko uvura igifu kandi utagira ingaruka, na cyane cyane ko nta chemical
chemical ziri chimique zirimo, donc bivuze yuko nta ngaruka ugira ku buzima. Uyu muti niwo uzakuvura igifu, uyu muti wowe urwaye igifu urawukeneye kandi cyane kugira ngo ukire. Hanyuma iyo igifu cyawe cyamaze kwangirika cyane, iyo igifu cyawe cyamaze kugira ibibazo bihambaye, cyamaze kuzamo ibibyimba, cyamaze kuzamo ibisebe, kiri ku rwego rwa kanseri, amaserire yacyo akigize yarangiritse, niho tuzafata stomach care, tukongera gushyiraho na double stem cell kugira ngo igifu cyawe cyongere kumererwa neza, ndetse tunongeraho kurukumini iyo igifu cyawe kikurya kugira ngo igabanyire uburibwe. Ibi ngibi byose iyi miti uko ari 3 niyo ibasha kugukiza igifu cyawe. Uyu munsi rero ufite amahirwe y'uko iyi miti aho waba uri hose ubasha kutwumva, ubasha gukurikirana Tumenye TV, iyi miti ubasha kuyibona kandi ibasha kukugeraho aho waba uri hose. Ntabwo bisaba ngo uzaze kuri ofisi, ahubwo bisaba kuba watwandikiye kuri nimero ya 078 110 934 kuri WhatsApp waduhamagaye, cyangwa se ukaza kuri ofisi aho dukorera tukakuyobora. Ibyo byose iyi miti ibasha kukugeraho. Ngawe wari urwaye igifu, ngawe wari umerewe nabi, iyi niyo miti. Koresha stomach care, niba ngombwa ushyireho double stem cell ndetse na kurukumini. Iyi miti uko ari 3 nuyikoresha igisubizo cyawe uraba ukigezeho. Twigarukira kuri topic yacu nanone, ngira ngo soze nanone, ngira ngo ngere ku musozo. Twarebye byinshi kandi twasobanukiwe byinshi. Icyo ugomba gukora ni practice first, ibyo watekerezaga ugerageze ubishyire mu bikorwa. Hanyuma bya bintu byose biguca intege, bikubuza bantu donc kwa gutsindwa, bya bintu byose ndagira nkubwire ko ikintu kimwe rukumbi aricyo kigomba kubitsinda. Burya icyo uzakora byose, ukagerageza mu byo uzakora byose, icyo ugomba gukora, ugomba kugira intego, ugomba kugira inzozi. You have to dream. Ugomba kugira intego cyangwa se ugomba kugira indoto. Nakubaza nti se wararose? Wararose. You have to dream first. Kuko nugira inzozi ukaba ufite inzozi zawe, ikizaguca intege cyose kizaba kimeze nk'amazi yikubita ku rutare, kuko nta kizakubuza gutumbira inzozi zawe. Tu dois d'abord rêver. Tu dois d'abord rêver. Si tu ne dois pas rêver, ntaho uzabasha kugera. Mu bintu byose ukora, gerageza ugira indoto. Nibyo bizatuma ukora ufite purpose, ufite intego. Nugira indoto, ibyo byose bizatuma ugera kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nugira indoto zizazamuka, donc ugere ku musozi. Nk'uko uri kubona ino foto, hari umuntu donc uri kurira igiti, bigereranywa n'umuntu waba uri kuzamuka umusozi, ariko igisubizo kiri hejuru ku musozi. Rero donc uko ari kuzamuka, ari gukururwa na ba bantu na ya societe, donc bigenda bimusubiza hasi, ariko yagerageje kuzamuka kugira ngo abashe kugera hejuru. When everything is tried to go bring down, found one reason to keep give up, to keep go up, to keep going up. Byose uri kugerageza, donc nujya down, gerageza ushake kimwe kizatuma donc uzamuka ugere hejuru, uzamuka ugere ugasongero. Gerageze monte à rêve, ugere mu nzozi zawe. Rero twaganiriye byinshi. Icyo nkushishikariza nuko wakora kandi cyane umunsi ku wundi, ariko ugakora ufite intego. Rero turebye byinshi, kugomba gukora pratique wari igomba kubanza. Turebye yuko umuti w'igifu nawe urawubonye, ndetse ubonye impamvu izatuma ubasha kuzamuka ukagera hejuru. Reka
kugira ngo ibiganiro bitaba birebire cyane, reka duhure ubutaha. Ukeneye kudusanga ni kuri ofisi, duhure ubutaha. Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha. See you at the top, see you at the next. Uwiteka abarinde.